inshuti yanjye ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi ni Dutinye, ndi umukristo kandi ndabiharanira kandi ndabikunda. Gusa nkunda kuramya Imana kandi nkunda no kuvuga ubutumwa bwiza. Nshatse kuganira nawe kuri iyi minsi turi kunyuramo, iminsi igoranye iruhije, ariko nshatse kukubwira ko Yesu Kristo niwe twisunga, nitumwisunga azatubera urwugamo kandi niwe byose. Kuko urabona muri iyi minsi hari ikibazo cy'uburwayi, ibyorezo bitandukanye biri kugera ku isi yose, ariko mfite ikibazo nakubaza: ese utinya gupfa? Ese utinya ibyo ubona? Ese korona virusi ubona ishobora kuba yaba ikibazo ku isi, n'ibindi byorezo bitandukanye nka Ebola n'ibindi, inzige zagiye zirya imyaka y'abantu benshi batandukanye muri Afurika n'ahandi henshi hatandukanye, ziturutse mu Bushinwa, muri tekinoloji ihambaye kuri iyi si ahantu yari iri kugera. Nubwo kubera ikibazo cya korona virusi ekonomi iri kujya hasi cyane, intambara hirya no hino, Iraki na Iran, Amerika na Iran n'ibintu bitandukanye biri aho ngaho, intambara zo gushotorana mu biyaga bigari muri Afurika, hirya no hino mu nzego zitandukanye, mu mahanga atandukanye. Ibyo bikorera iki? Ese ntabwo ubona ko isi iri ku musozo? Ese ntabwo wibona ko ari imperuka y'isi turiho? Inshuti yanjye, nagira ngo wibaze, ese ibintu byo mbona ni ibiki? Kamubwire rero, ese utinya cyangwa nta somo biguha? Gusa ntabwo natinya kubwira ko ibi bitwereka byahanuwe bivuye muri Bibiliya, ibyo mvuga, kuko hari ubuhanuzi butavangirwa burya muri Bibiliya. Simvuze ko hatariho n'ubuhanuzi bwemera, ariko ubuhanuzi butavangirwa ni Bibiliya. Nusoma igitabo cya Matayo, Ivanjiri ya Matayo, igice cya 24, kirakubwira ngo uwo minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda, badakunda ababo, urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazaba bakunda imbiya, abantu bazaba birarira, abahanuzi b'ibinyoma, impuha, intambara hirya no hino, ubuke, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyorezo, indwara z'ibyorezo, nibyo tugezemo. Usome Matayo igice cya 24 cyose ugisoma urabisangamo. Ese nta kintu bikubwira mwene data? Nta kintu bikubwira? Kambigarukeho, bitewe n'ikibazo gihari kuri iyi si, abantu benshi barakubwira ati kujya kuri bajya gusenga, kuri bajya mu matorero y'abarokore cyangwa se y'abasenga n'ibigende. Kubera iki? Bareba imirimo yabo, ugasanga abantu ni kwirarira. Abahanuzi simvuze ko hari abahanuzi b'ukuri nemera, ariko abahanuzi batavanirwa na Bibiliya, abantu ugasanga barikunda, ugasanga abandi bakunda imbiya, bakunda amafaranga gusa, ugasanga abandi barirarira. Ariko ijambo ry'Imana muri Matayo 24 biravuga ngo nimubona ibyo bizabasubiza, muzabura amaso musenge, mutumbire mu ijuru, muzamenye iki gihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo gisohoye. Yesu Kristo azagaruka, yaje kugira ute? Azagaruka aje guhemba no guhana. Azagaruka aje guhemba no guhana ku bamwisunze. Ushobora kumbaza Stacey, azagaruka aje guhemba no guhana? Sinshaka gutera ubwoba, kuko amadini ni menshi kuri isi, ariko itorero rya Kristo ni rimwe, ryubatswe ku rutare nyakuri ari Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo ari we mutwe w'itorero. Inshuti yanjye, ibyo urugendo usome Abakolosayi igice cya 1, nari nabikoze kuri video ikurikira, usome ku murongo 17, urabona ko Yesu niwe mutwe w'itorero. Umuntu
wese abamwemeye bose bakazera izina ry'abahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko Yesu Kristo niba ari we shingiro cyangwa buye fatizo, akaba ari we rutare rw'abizera rw'abamuhungiyeho ndetse rw'abamwisunze, akaba ariho ubukristo bushingiye. Ni ukuvuga ngo niwubaka kuri we ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzapfa, uzabaho kuri iyi si ndetse uzaba ufite ikamba ry'ubugingo mu ijuru. Abantu muri iyi minsi bagize imana amafaranga, bagize imana abantu babo bakomeye, bagize imana ibintu bafite, byose tuzabisiga turangiza. Ikimana gushakaho iyo umuntu apfuye ava kuri iyi si, uyu mubiri barawufata bakawushyira mu gitaka. Ikintu asigara ni iki? Ni ubugingo bwe. Ubugingo nabwo burapfa, ahubwo igisigara ni umutima. Umutima ni ukuvuga ngo icyo washize ku mutima, imirimo yawe wakoze. Imana ikintu cya mbere ikeneye kuri wowe ni umutima wawe. Niyo mpamvu mu Migani 23:4 banibeshye bakubwira ngo rinda umutima wawe ibintu byose birinda, kubera ko ari iby'ubugingo byose bishingiye naho ngaho. Ni ukuvuga ngo nutarinda umutima wawe, inshuti yanjye, ushobora kuba ufite imodoka nziza, ukaba ufite inzu nziza, ukaba ufite n'amafaranga, ariko ndakeka ko imyaka y'uburame hano kuri iyi si ni imyaka 100. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira 150 cyangwa 120, ariko ugapfa nta kintu cyose kitagira iherezo. Bibiliya iratubwira ngo ikintu cyose Imana yakigeneye iherezo ryacyo. Hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo gupfa, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo kwishima, hari igihe cy'umubabaro. Ni ukuvuga ngo ibyo bihe byose uko biri, ubivuga ngo ese igihe ndimo nikoresherezamo Imana neza, inshuti yanjye. Ntabwo nazanye gitari yanjye wenda ngo turirimbe, ariko nshobora kukuririmbira iyi ndirimbo ivuga ngo mu gihe cy'ubusore bwawe Imana yaguhaye, gikoreshereza Imana mo neza. Inshuti yanjye, igihe cy'Imana yaguhaye gikoreshereza Imana neza. Tuvuga ngo tunganira Imana ubudasiba, tunganira Imana ubudasiba, jyuhora uyisenga kandi uyumvire, jyubanana bayo, jyufashe indushyi, usibe na rimwe kuyikorera. Inshuti yanjye, ese utunganira Imana ubudasiba? Ntituvuze ko tutagira ibicumuro, ariko Imana dushakaho nanjye gishakaho ni ukuvuka bwa kabiri, ugahinduka umuntu mushya. Kujya kubatizwa mu mazi menshi ntabwo bihagije, ni byiza. No kuvuka bwa kabiri ni ikimenyetso cyo kuvuka bwa kabiri. Nzabasobanurira neza kujya mu mazi, kuvuka bwa kabiri cyari cyo. Ubu ni Nikodemo wabivuze muri Bibiliya. Ese ni gute Nikodemo yabibajije Yesu? Ese ni gute umuntu ashobora kuvuka bwa kabiri yaravutse ari umuntu mukuru? Ni ukuvuga ngo Yesu yaramusubiza ngo utabyawe n'amazi menshi ntabwo ashobora kugera mu bwami bw'Imana. Ariko ibyo ngibyo none kubyarwa n'amazi menshi gusa ntabwo bihagije, kuko muri iyi minsi urabona abantu bakari kujya kubatizwa, ugasanga umuntu ntarabatijwe, atuze imyaka ingahe ntarabatijwe, ariko ugasanga ntafite ijambo ry'Imana ryamurengera. Ntabwo Bibiliya ayifata ku cyumweru agiye gusenga, akayifabwira ku rusengero, pasiteri agasoma ikibwirizo, agasoma, yarangiza agashyiraho urupapuro akabikaho na sinyare, akazongera kuyisoma agiye ku cyumwe agiye gusenga. Cyangwa ugasanga nta n'ibyo, kandi Imana ubu ngubu yashyizeho binyuze na technology, ushobora kugendana Bibiliya muri telefone yawe, ushobora kugendana Bibiliya ahantu hose hagendanye ugasoma. Ibyo ngibyo rero Bibiliya nicyo kintu cya mbere Imana izakuganirizamo, ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana byahumetswe n'Imana. Bibiliya nuyisoma, Imana ikuganiriza binyuze mu ijambo ryayo, kuko mu Baheburayo igice cya mbere niho batubwira ngo kera Imana yavuganiraga n'abantu mu kanwa k'abahanuzi n'intumwa, ariko ngo ivugana nayo binyuze mu ijambo ry'Imana. Inshuti yanjye, ijambo ry'Imana ntabwo rizakubesha, uzasoma bikubwira ibyo ari byo. Ibyo nakubwiraga rero, kwihana nyuranga ikimana ishaka mbere na mbere no kugira ngo twihane. Simvuze ko iyo umuntu yihanye atakora amakosa cyangwa amafuti ngafutike, ariko turiho ubuntu bw'Imana
buriho kugira ngo Yesu Kristo yaje hano kugira ngo agende atubabarira ibicumuro byacu kubamwemeye. Nukuvuga ngo ngewe Etienne ni umunyentege nke, nawe uri umunyentege kubwa kamere twavukanye, kubw'imiryango twavutsemo, kuko turi abantu, kuko Adamu akimara gucumura umwana w'umuntu yahindutse umunyantege nkeya. Ariko Yesu yaje kugira ngo atubere umunyembaraga, atuvane mu kurimbuka adushyire mu bugingo, atuvane mu butindi adushyire mu buzima, atuvane mu rupfu adushyire ibintu nk'ibyo bitandukanye, atuvane mu burwayi adushyire mu buzima. Ntabwo uri aho ngaho kugira ngo ube umuntu umurwayi gusa. Yesu yakirije, niyo mpamvu Yesu yakoze ibitangazo byinshi, yakirije abantu, yakirije ibirema, impumyi zirahumuka, ibipfa amatwi birumva, na n'ubu aracyakora imirimo. Inshuti yanjye, mwizere, uri kugira ubwoba, gusa ihane ukurikira Uwiteka, utabye kuri mugenzi wawe, ukurikira Uwiteka, umuheze umutima wawe wose. Ndetse nugeragezwa nabyo wihangane, kuko nta mukristo utageragezwa. Ntabwo nshaka kukubwira ngo nujya ku Uwiteka ubuzima bwawe buzaba ku Mana, ndetse no muri ubuzima bugenda bwazamutse, bwamanutse, bwabaye mwayene, bwazamutse, uri mu migisha, wahuye n'ibibazo byazamutse Imana. Ariko byose Yesu Kristo azagenda kuneshereza, azagendana nawe, ntabwo azagusigaza, ntabwo nubwo azaguhana, azagendana nawe mu byo ukora byose. Gusa umvira umwuka wera, umvira ibyo umutima wawe kukubwira. Gusa ibyo ngibyo ntabwo twabyishoboza nyine, nkuko nabivuze, ibyo byose n'imbaraga z'Imana bizagenda bidufashamo. Ariko ndi kukubwira, nanjye ndi kwibwira ngo mwene data, aho usengera reka kugenda mu bintu by'idini, ahubwo umunyetorero wa Kristo. Umunyetorero wa Kristo, aho usengera hose ube umunyetorero wa Kristo. Tureke kuba abanyedini, tuyoborwe n'ijambo ry'Imana, twemere umwuka wera akore muri twe, twemere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Umuntu yigeze kumbaza ati, ese Yesu Kristo ko tumubona hano kuri iyi si, umbwiye ngo ugende ujye kunzanira Yesu Kristo wamuzana? Yesu Kristo ari mu ijuru, inshuti yanjye, ariko yaravuze ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi. Yagiye mu ijuru kudutegura aho tuzaba, kugira ngo ahari natwe tuzabiyunga, abamwemeye bose, natwe tuzagere aho ahari. Ariko yaratubwiye ngo ngiye kubategurira aho muzaba, ariko ntabwo mbasize mwenyine, mbasigiye umufasha ari umwuka wera, uzabana namwe akabana namwe. Umwuka wera ni umufasha wacu, udukonekta, uduhuza, ni umuhuza wacu n'Imana. Icyo Yesu yakoze yarakirangije, yadupfire ku musaraba w'i Golgotha kugira ngo n'ubugingo. Aravuga ngo yimwe abarusha n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, ko ndumugwa neza nkaba noroheje ku mutima. Yesu niyo karuhura. Yesu rero ari mu ijuru iburyo bwa Se, kandi yahozeho. Ariko ntabwo adusize twenyine, yadusiga umwuka wera. Ariko ngo azakorana n'umutima nama wawe, conscience. Ese conscience yawe igiye gukora ikintu cyawe, umutima wawe urakubwira ngo iki kintu ni cyiza ni kibi. Nutsoma mu Bafilipi igice cya 9 barakubwira ngo Imana asize imbere yacu ibintu bibiri, isize inzira ebyiri kuri wowe yo guhitamo icyiza n'ikibi. Kandi umutima nama wawe buri gihe urakora. Ku mukristo umutima nama wawe urakora, ku mupagani umutima nama wawe urakora. Ku mukristo gusa aho bitandukaniye n'umupagani, umupagani ashobora kwiba ikintu ntagire ikintu cyo kwicyuza, cyangwa se umutima umurya avuga ati, uko mbere yo kukwibara avuga ati ngiye kwiba, ntamankoze ikosa. Umutima nawe ukamukomanga, umutima nama we uramukomanga. N'umukristo nawe yagiye gukora ikosa, umutima nama we uramukomanga. Ariko aho abakristo batandukaniye n'abapagani nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka wera n'urumuri rumurikira imitima yacu. Nukuvuga ngo conscience, umutima nama w'umukristo, kubara ko Yesu ari we rumuri, ngo Yesu n'urumuri rumurikira amahanga yose, araza akamurika umutima wawe akubwira ati ibintu wakoze ntabwo ari byiza, ukibuka ugaca bugufi ukajya kubwira mugenzi wawe ati burya naguhemukiye, mbabarira. Cyangwa se n'abantu batakunda gusaba imbabazi byihuse, ariko akumva arahemutse umutima akavuga ati nshobora kuba nahemutse. Buri gihe uko bwije nuko bukeye, nyuma y'umunsi bakaza kubwira ati burya nakoze bibi, cyangwa se akihana mu mutima we atabwiye mugenzi we, ariko nyuma akazamubwira ati burya narakushaka agaca bugufi. Ariko umupagani we arakubwira ati nkomba nihumbuka niyo nabikoze ndamaze, ugasanga ni wa munyakamere n'umunyamahane, ugasanga bya za imbuto za kamere n'imbuto z'umwuka. Mu Bagalatiya ibice 5:22 ntibatubwira imbuto z'umwuka n'imbuto za kamere. Imirimo ya kamere iragaragara. Rero nshuti yanjye, niba warabatijwe gusa sinakubwira ngo kujya mu mazi menshi birahagije gusa.
gerageza usome ijambo ry'Imana, ugerageze imirimo myiza, ugerageze imbuto z'umwuka, ugerageze ugire n'icyo ukora mu itorero ry'Imana, kubera ko mu rusengero rw'Imana ntabwo ari muri eglise gusa, ahubwo naho uri hose ushobora kuba umwambasaderi mwiza wa Kristo, ukera imbuto mu baturanyi, bawukwembera imbuto aho uri, bakakugerageza, abaturanyi baragerageza ndetse bakanagukwena, ariko ugerageze Yesu nawe azagufasha. Nshuti yanjye rero, ibyo nashaka kuganira nawe kugira ngo reka gutinya, reka kugira panike ko utekereza ibindi bitandukanye, reka gutinya ibyorezo by'uri kubona ahangaha. Icyorezo cya mbere dufite n'icyorezo cyazanywe na Adamu na Eva muri Edeni, niho bitangiriye. Naho ngaho mu bice bitatu, itangira ibice bitatu, mu bice bitatu niho umurongo wa 15 niho tubonera fondasiyo y'ivugabutumwa, niho tubonera urufatiro rw'uvugabutumwa. Ati insoki zagukomeretsa agati, naho uzayikomeretsa agatsinsino, uzarya urushye, uzabyara urushye. Bitangirira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo inzoka rero kuba yaraje hano ku isi, inzoka ni ibishuko, ni shitani azanye uburwayi, shitani akazana ibintu byinshi bitandukanye. Ariko nshuti yanjye, Yesu Kristo niwe wanesheje, niba yaramunesheje. Twe turi abanyentege nkeya, turi abanyembaraga nkeya, ariko gerageza umwisunge. Kumwisunga rero nta kindi kintu wabikoraho nshuti yanjye, usibye gupfuka mu gasenga, ugaca bugufi. Gupfukama ntago gusenga, ntago ari gupfukama gusa, mumbabarire. Ushobora guca bugufi mu mutima wawe, warangiza ukumva ko Yesu ibyo utakwishoboza warabishoboye, ibyo utakwigezaho Yesu arabishoboye. Amategeko ntabwo ushobora kuyubahiriza ngo bishoboke, kuko amategeko noneho ntabwo ari mu bitabo gusa, ubwo ari mu mitima yacu. Ariko Yesu Kristo arahari kugira ngo atuneshereze, arahari kugira ngo iby'amategeko yananiwe we atubere umushorera ukuduhuza n'Imana. Nshuti yanjye, ibyo nibyo nagiraga ngo dusangire, ni ijambo ry'Imana, ndetse ni kuguhumuriza, duhumurizanye. Nta kikuba cyacitse, twere gutinya virusi ya korona turi kubona mu mahanga yose ibintu byacitse, ahubwo turebe na virusi y'icyaha kigenda kikamunga. Iyi virusi irarangira igashira, igafata abantu bake, ariko virusi y'icyaha noneho yakwirakwiye mu bantu bose. Yesu abifitemo agahinda. Nshuti yanjye, Yesu aragushaka, nanjye Yesu arashaka, kuko uri umukandida wa Yesu Kristo. Yesu ashaka kuba umwambasaderi mwiza wo kumwamamaza no kugaragaza imirimo myiza, abatamuzi bakamumenya, ndetse nawe utari wakira Yesu Kristo ukabona imbaraga ze. Wifurije ibihe byiza rero, kandi nkwifurije kugira ngo ugarukire Uwiteka. Niba hari aho wasengeraga, ukomeze ujye gusenga. Niba nta naho ufite, nabwo uhashakishe inshuti yanjye, kuko Imana ntabwo uzi umunsi wawe, nanjye ntabwo uzi umunsi wanjye. Ariko Imana izakubaza ngo mu gihe naguhaye kuri iyi si wagikoresheje gute? Ntabwo uzavuga ngo Mana impamvu ntakoze neza nuko nta mafaranga nari mfite. Uzabona umukene witwa Lazaro wagendaga agasangira utuvungukira n'umukire, akarya utuvungukira tw'umukire yatoraguye hasi, kandi uwo uzamubona mu ijuru. Nuvuga ngo impamvu ntakoreye Imana no kubera ko nari ndi umukene, ngo azakubwira ati urabeshye, nari ndi umukene kukuruta hasi, ariko naryago n'utuvungukira dutandukanye ngadusangira n'imbwa, ariko nanjye ndi mu ijuru ry'Imana, narakiranutse mu bukene bwanjye. Nuvuga ngo abakire ngo sabantu impamvu ntagize ngo no kubera ubukire bwinshi. Ubukire Imana yaguhaye, amafaranga Imana yaguhaye, nuko ngo yakoreshereze Imana neza. Nshuti yanjye, amafaranga yero kugushuka, amafaranga yakoreshe mu buryo bwo kwamamaza Imana no kugara mu mbuto nziza za Kristo, ugira urukundo, uyabanemo n'abantu, ndetse ufashemo abantu batandukanye, ufashemo umurimo w'Imana. Amafaranga yawe afashe ubwami bw'Imana. Simvuze ufate amafaranga yose uyifite uyashyire mu bwami bw'Imana cyangwa se mu rusengero, ahubwo niba mu nzu yawe ufite ushobora kwakira abashitsi neza, niba umuntu ashobora kugera hashonje ukamugaburira, niba ushobora kubona umuntu urushye uremerewe ukamubera igisubizo, niba ushobora kubona ihano hivuga butumwa cyangwa ubwami bw'Imana ushaka kubwamamaza, ufite ubushobozi ukaba wabusapotinga cyangwa ukaba wababa hafi, ibyo nabyo Imana nibyikeneye. Rero inuka zagira urwitwazo ngo ni impamvu ntakoreye Imana, ngo nuko nanjye muri situation runaka. Situation yose waburimo nshuti yanjye, uko niko Imana yabyemeye, kiranuka. Uko byose tuzabisiga, waba uri umukire, waba uri umukene, waba umeze ukundi kuntu umeze, ukuri kose niko Imana yabyemeye, ahubwo kiranuka uko nguko
kuko mu ijuru tuzaba twambaye ibiri bishya, nta mukene nta mukire uzaburiyo, nta busumbane uzaburiyo, ahubwo twese tuzambikwa amakamba bitewe n'uko twakoresheje ubuzima Imana yaduhaye hano kuri iyi si. Bifurije ibihe byiza rero no gukomeza gukurikira YouTube channel yanjye, ni Etienne Baseka. Urasangaho nukora subscribe uzajya ubonaho ibiganiro bike uko bwije nuko bukeye. Mba nkubwiriza nanjye nibwiriza uko kuri iyi si no kugira ngo duhugurane inshuti yanjye. Ntabwo ndi inzobere cyangwa nk'abandi umuhanga, ahubwo no guhugurana, ndetse naho wabona ari ngombwa comment cyangwa se uko ufite ikindi kintu wabaza. Ikindi gihe biseguyeho tuzakoresha Bible cyane, ariko nagira ngo duhumurizanye ndetse ngubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe kandi dukomeze gusenga. Yesu ashoboye byose. Shalom shalom.